Iza kuri mwese mu nshuti bakunzi ba Emmy Media Pro tubahaye ikaze nanone nk'ibisanzwe ni Divine Umugwaneza sindi njyenyine ndi kumwe na Iradukunda Junior. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane nanjye ndabasuhuje abakunzi mwese mukurikirana Emmy Pro Media by'umwihariko murabizi ko dukunda kubana umunsi ku munsi ariko mubonye ko byanga bikunda hari undi muntu wanyakiye nawe tugiye kubana mu kiganiro ni ikiganiro turi buze rero kugirana cyiza kandi nanjye meze neza niteguye kuza kuganira namwe. Anyways, tugiye kuganira kuri sinyisi cyangwa se ni sinyisi ariko nanone hari n'ukundi bayita ngo sinuses cyangwa se sinus. Biterwa akenshi urabiterwa na pronunciation y'abantu benshi sibyo cause nkabona mu bihugu bitandukanye abantu hari ukuntu bavuga English mu buryo butandukanye sinyisi kuko nka buriya biragorana ushaka nko gusanga mu Nigeria hari ukundi kunayivuga bitandukanye kubera pronunciation ariko ni sinyisi World Congress 2026 ni iteganyijwe kuzaba by'umwihariko ejo ariko ikaba yatangiye umunsi ariko ntago twavuga ngo byatangiye umunsi kuko iracyari muri preparation ahubwo wenda izatangira ku munsi nyirizina ejo kazageza tariki 8 z'uku kwezi kwa 8 n'ubundi ku bantu bacyumva sinyisi ari ubwa mbere wababwiraho iki? Yego nkuko warubivuze uyu munsi turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8 nibyo and yariteganyijwe ko uyu munsi aribwo bigomba kuba byatangiye n'ubundi byatangiye ariko uyu munsi igikorwa giteganyijwe nuko abayobozi bo muri Afrika bose cyangwa se bamwe mu banyamuryango ba Afrika baba muri iyi sinis nuko bari buhurire hamwe bakaza kuba batora ubahagarariye ejo none hakaba aribwo ho gutangira inama nyamukuru ya event. Arakoze cyane yarambaje ikibazo akambaza ngo mu by'ukuri sinyisi ni iki. Hari abantu badukurikiye bari ubwa mbere babyumvishe cyangwa se byanga bikunda kwibaza bisobanuye iki ibyo turaza kubigarukaho cyane. Gusa iyo dukoresheje wenda zimwe mu nyandiko zihari cyangwa se tugiye dukoresha bimwe mu byo twateguye sinyisi ni umuryango mpuzamahanga w'itangazamakuru gatolika uhuriza hamwe abanyamakuru abakora kuri radio televiziyo sibyo filime ibinyamakuru n'abakoresha imbuga nkoranyambaga impuguke harimo itumanaho ndetse n'abashakashatsi muri Kiliziya Gatolika baturutse mu bihugu bitandukanye cyane ko ari n'ibihugu birenga 100 buriya sibyo. Intego yawo rero ni ugukoresha itangazamakuru nk'igikoresho cyo kwamamaza by'umwihariko ubutumwa bwiza sibyo. Iyi ahangaha abanyamakuru baraganira bagahuza ibitekerezo by'ukuntu barushaho guteza imbere bwa butumwa butangwa ariko twifashishije ikoranabuhanga. Turi mu isi ikoranabuhanga urabizi bivuze ngo byanga bikunda iri koranabuhanga dushobora kurikoresha dukurikirana nka misa naho urabizi ibintu dukurikirana amateraniro tureba gahunda za Kiliziya n'ibindi bitandukanye. Ni mw'ubwo buryo rero inama iba yarashyizweho kugira ngo aba banyamakuru barusheho kuganira ndetse barushaho no kurebera hamwe uburyo byakorwa ariko bigakorwa mu buryo bwiza. Ni iki kiganiro by'umwihariko iyi sinyisi ni umuryango ubahuriza hamwe. Ni umuryango ubahuriza hamwe muri abo bose kugira ngo tubigendane tubitwarire rimwe kugira ngo abantu babyumve neza. Ubundi sinyisi World Congress ni iki kugira ngo babisobanukirwe? Yego urakoze cyane. Urumva harimo rya jambo sinyisi World Congress sibyo urumva ko hari igisobanuro bita bitanga. Iyo tuvuze ku isi hose Kiliziya Gatolika irahari sibyo ariko kubihari buri bakristo bose bakiza Gatolika bakenera bwa butumwa kandi nanone harashobora kubukenera binyuze ku itangazamakuru binyuze no kuri za mbuga social media zitandukanye. Aho rero ni igihe abantu bose bari ku isi baba mu uyu muryango bashobora guhurira ahantu hamwe barangiza bakaganira ku mikorere bagashyiraho n'ubundi buryo butandukanye bwo kugira ngo bitere imbere sibyo bakarushaho no kubiha umurongo mwiza. Harimo kungurana ibitekerezo harimo kureba ibitagenda neza n'ibindi bigiye bitandukanye ariko wenda nko mu ncamake hano iyo turebye icyo inyandiko zitandukanye zibivugaho avuga ko ari igikorwa kiba rimwe mu myaka ine. Iyi World Congress iba
nyuma y'imyaka 4. Yego, abantu mukurikirana umupira w'amaguru ngira ngo n'igikombe cy'isi nibwo kiba, sibyo? Yego, kiba World Cup. Urumva ni igikorwa nacyo kiba nyuma y'imyaka. Akuzwara ibyo ako kana. Yego, turabijyanana nuko ubwo nitujya kubara turasanga giherutse kuba 2022. Iki gikorwa nibwo giherutse. Urumva hagana he? Umuntu ashobora kwita yibaza ati hagana he? Ubwo cyabereye muri Korea y'Epfo, sibyo? Gira ngo nibwo giherutse kuba muri Seoul. Muri Seoul. Urumva rero naho haganiriwe biriya byose twabonye biganirwa. Nenge kubabwiye ikinyandiko zibivugaho, abanyamuryango ba CNS rero bahurira hamwe bagasesengura uko itangazabumenyi rihagaze ku isi, sibyo? Bakungurana ibitekerezo, bakungukiramo n'ubunararibonye bw'abandi, ndetse bakanatora ubuyobozi bushya bwa CNS. Aricyo nababwiye kiri ku uyu munsi ko bari buze gutora ubwo buyobozi bushyashya. Ndetse iyo turebye nko mu bihugu bya Afurika, hari ibihugu byinshi baba bafite strategy nyinshi bakoresha zabo, ariko tudakoresha hano mu Rwanda byanga bikunda. That's why rero bahura tugasangira ubunararibonye. Ese mubikora muti? Ese uburyo mubikoramo ni bwiza, natwe tubukurikize? Yego, natwe tukabereka ibyo tubarusha, sibyo? None iyo duhuje ubumenyi nibwo ryavuga butumwa ritangwa neza, binyuze kuri za social media, binyuze kuri ryatangazamakuru risanzwe. Ntekereza ko ari icyo ngicyo ntabwiraho abanyarwanda, cyane ko n'abadukurikiye hari abafite uko babizi, bari buze kugenda batubwira cyane muri comment. Batwibukije ko ari inama cyangwa se ari igikorwa kiba nyuma y'imyaka 4. Ahubwo ashobora kuba ari umuntu uri kwibaza ati iyi nama se igiye kuba ku nshuro ya kangahe? Ya 7. Inshuro nk'uko bivuze nibyo. Urumva imaze igihe. Ngira ngo n'umuryango wavutse mu 1928. Yego, ntago twe twakavuka, sibyo? N'aba papa wacu banza bamwe batari bakavuka. Urumva ni bya kera, sibyo? Rero byagiye biba kenshi, sibyo? Mu myaka 4 urumva bayagiye binshuro nyinshi zitandukanye, kandi bibera n'ahantu hatandukanye. Ntekereza ko byari ibintu giye kwa ku nshuro ya 7 ngira ngo. Ya 7. Yego, urumva rero nyuma ubwo baba baricaye bakareba bagasanga bakwiye gukora igikorwa nk'iki ngiki kugira ngo babone uko bahuriza hamwe babana. Erega kubera buri ibihugu ari na byinshi, haba hari ikintu kigomba guhuriza hamwe abantu, sibyo? Cyangwa bikunda cyo kigomba kubaho, kuko urabizi nk'inama zitandukanye, sibyo? Reka wenda nkubwire no mu bundi buryo. Nyuma yuko wenda nka FIFA ibonye ikabona nta kuntu igomba guhuza abakinnyi b'umupira ku isi hose, ikabona nta kuntu iri bubahurize hamwe, kiba ari ikintu gihuriweho n'isi yose, nibwo burabice batekereza ko bashyiraho irushanwa rihagarariye isi, rihagarariye ibihugu bigiye bitandukanye bigize, bagafata ya mpuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi, bakagenda bakora amajonjora ku buryo buri gihugu kiri bubashe kugira nyine kiri bubashe kukuza bya bintu bisabwa kugira ngo kitabire iryo rushanwa. Yego, kiri buze kugenda. Noneho twebwe abari ku isi hose tugakurikirana cya gikorwa. The same like nibi ngibi turiho. Nabo bararebye bakavuga bati tugomba kugira igikorwa kiri buze guhuriza hamwe ba abanyamakuru, za radio, za televiziyo, ba bashakashatsi, sibyo? Ku buryo turi buze kuganira different strategies zishobora gutuma turushaho kubyagura. Yego, ni nk'ubwo buryo rero, ariko bigenda biba mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Niba nibuka neza cyangwa se niba bitubwiye neza, twakurikiye neza, twumvishe ko last time yabereye muri Seoul, muri Korea y'Epfo. Umuntu ashaka kwita yibaza se bwaba ari ubwa mbere ibereye muri Afrika? Niba se ari ubwa mbere, kubera iki ari baba bahise mu Rwanda? Kubera iki kuri inshuro bahise mu Rwanda? Yego, urakoze. Icyo kibazo ni ikibazo cyiza, sibyo? Ariko ku munyarwanda wese ni ikibazo kimushimisha cyane, sibyo? Ikibazo kita kivuga ati nanone kandi kubera iki rero hiyongeraho ngo nanone kandi. Iyo tugiye ku gihugu cy'u Rwanda muri iyi myaka, navuga nko guhera
nyuma y'ibi bibazo twahuye nabyo, nyuma y'amateka atari meza twanyuzemo, ni igihugu cyaranzwe n'iterambere riri ku muvuduko uri hejuru. Iryo terambere ryari iterambere ryagiye rifata mu bice bitandukanye mu gihugu, sibyo, muri secteurs zitandukanye, harimo ubukungu, harimo ubuzima, harimo ibintu bijyanye no kwiga n'ibindi bitandukanye, umutekano ndetse n'ibindi, isuku, ibyo byose. Igihugu cyagiye cyubaka mw'ubwo buryo kugeza naho abantu batangira kubona ko bakwiye kugihanga amaso. Yego. Batangira kubona ko u Rwanda first rufite umutekano, sibyo? Icya kabiri, clean, rurasa neza, sibyo? Icya gatatu, skills, ubumenyi, sibyo? Twagiye rero twakira ibikorwa bitandukanye kubera ibyo bintu twabayemo develop, sibyo? Yego na n'ubu turacyagenda dukora icyitwa development mu ibyo bintu, ariko hari ibyo ibihugu bitandukanye byagiye bitubonamo, biravuga biti u Rwanda rufite umutekano, tukwiye kuhajyana ibikorwa, sibyo? Twagiye rero twakira inama zikomeye, ubwo ndi kuza kuri cya kibazo cyane. Izo nama zikomeye baricaye barareba basanga igihugu cy'u Rwanda dukwiye kwakira iyi nama ya Sinis bitewe n'iki. Nizo strategies zitwa yego, izindi nama zose twakiye zabaye successful, sibyo? N'ibindi bikorwa byose u Rwanda rugerageje kwakira biba successful. Why not tutabijyana mu Rwanda? Ariko ndibuze kugaruka impamvu u Rwanda rwabyakiriye by'umwihariko, bari iyi Sinis bariteganyaga ko igomba kubera hehe? Muri Cote d'Ivoire, sibyo? Ubwo babaza abayobozi ba Kiliziya hariya muri Cote d'Ivoire, bababaza niba biteguye kuba bakakira Sinis. Yego, kugira ngo abadukurikiye mu byumve, ni igikorwa kiba gikomeye cyane, sibyo? Ni igikorwa cyakira ubusabe, ubushobozi, n'inama mpuzamahanga byanga bikunda, ntago ari ikintu kiraho gutyo gusa. Yego, kuko ibaza abantu basaga 300 baraba bateranye, sibyo? Baturutse mu bihugu bitandukanye, n'akazi gakomeye. Nyuma y'uko Cote d'Ivoire ivuze ko ititeguye kuba yakakira iyi nama, baricaye baragenzura basanga igihugu cy'u Rwanda gifite ubushobozi kandi kiraniteguye, sibyo? Bahitamo kuvuga bati tukwiye kugira gute kubijyana mu Rwanda. Yego, ariko hari n'icyo inyandiko zitandukanye wenda zagiye zikorwa nyuma y'uko u Rwanda rujonjoye zivuga, ari byo ngiye kuba mbarebera hano, sibyo? Kuba iyi nama rero yarazanywe mu Rwanda kubera ari impanuka, sibyo? Ntago ari impanuka, ni ibintu bagendeye kuri factors. Se kubera iki batahisemo Kenya, kuki batahisemo Burundi, kuki batahisemo n'ibindi bihugu byo muri karere bagahitamo u Rwanda, ni iki? Wibuke ko ari ku nshuro ya mbere muri Afurika, ko kandi uri kubyumva. Yego, ako nanone si ubwa mbere twakira inama ya mbere muri Afurika. Muri make igikorwa cya mbere twakire kibereye muri Afurika ari cyane. Muri make u Rwanda rumaze kwigaragaza nk'igihugu gishobora kwakira inama mpuzamahanga, bigendeye uko ari igihugu gifite isuku, umutekano n'ubushobozi. Exactly. Yego. Cause ni urabizi na UCI ni ubwa mbere ari ibereye in Africa, kandi twayakiriye ndetse na CHOGM urayizi, sibyo? Urumva ibikorwa nk'ibyo turabimenyereye, ariko bavuga ngo u Rwanda ruzwi cyane nk'igihugu cyagaruye ubumwe nyuma y'amateka akomeye cyanyuzemo. Rufite rero umutekano, ibikorwa remezo byiza ndetse n'uburambe mu kwakira inama mpuzamahanga. Abateguriye inama bavuga ko Kigali itanga ishusho y'ubwenge, iterambere n'icyizere, ibintu bihuye n'indangagaciro za Sinis, sibyo? Izi ndangagaciro za Sinis reka nzibasubiriremo, sibyo? Harimo itanga ishusho y'ubwiyunge, sibyo? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, iterambere n'icyizere. Izo ni zimwe mu ndangagaciro z'inama ya Sinis tugiye kwakira, sibyo? Ubwo rero urumva ko ku munyarwanda, nitujya ku munyarwanda, ni igikorwa cyiza ndetse ni ishema. Navuga ngo ni no kukubwira ngo komerezaho, kubera ko iyo baduhaye ikintu nk'iki ngiki baba batubwiye ati komerezaho. Yego. Iyi nama iteganyijwe kuzatangira ejo. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka yaba izibanda kuki, cyangwa se yabivuga kuki? Urakoze cyane. Ngira ngo abantu benshi ari byo mwatangiye gutekereza, ndetse icyo kibazo ni cyiza. Ushobora kwibaza ngo ubundi ni ihe nsanganyamatsiko, kandi insanganyamatsiko murabizi nicyo kintu kiba
gituma nyine iyi nama ibaho. Yego. Inama yose bifite insanganyamatsiko bagiye kwigaho, ariko kubera ko hari abantu batandukanye, nitujya mu rurimi rw'icyongereza insanganyamatsiko iravuga ngo ni Digital Communication for Culture, Harmony and Environmental Well-being. Nitugerageza mu kinyarwanda rero nabyo biri buze kuvuga ngo ni itangazabumenyi rishingiye ku ikoranabuhanga mu kubaka ubwuzuzanye n'umuco no kurengera ibidukikije muri rusange. Gira ngo iyo niyo nsanganyamatsiko, sibyo? Abantu bayumvishe. Itangazabumenyi rishingiye ku ikoranabuhanga mu kubaka ubwuzuzanye, umuco no kurengera ibidukikije. Iyo niyo nsanganyamatsiko y'igisinyisi iri kubera mu Rwanda. Hari umuntu udukurikiye, ibibazo ndumva birashobora kuba biri ari byinshi, ashobora kwita yibaza ati iyi nama izitabirwa na bande, ni bande bemerewe kwitabira iyi nama kugira ngo wenda asobanukirwe cyangwa basobanukirwe. Arakoze cyane. By'umwihariko ubwo twatangiye turi kuvuga ko ari inama cyane ijyanye n'itangazamakuru, of course, ibyo nama digital media, of course, abantu benshi bari kwita bibaza bati ni abanyamakuru gusa bazitabira iyo nama. Ibyo birareba abanyamakuru gusa? Yego, birabareba, ariko hari n'abandi bagomba kuba bari muri iyi nama, sibyo? Kubera yuko iyi nama izaba irimo abepiskopi, sibyo? Izaba irimo kandi abakardinal, abapadiri, ababikira, abanyamakuru, abakora kuri radio ndetse n'abakora kuri televiziyo. Hazaba harimo abatunganya filme, abakoresha digital media, abanyeshuri b'itangazabumenyi n'impuguke mu ikoranabuhanga ndetse n'itangazabumenyi. Abo bantu bose nibo bazateranira hano mu gihugu cy'u Rwanda bari kuganira uburyo barushaho guteza imbere ivugabutumwa ariko dukoresheje ikoranabuhanga. Rero ubwo namwe nk'umukristo muri rusange uvuga ngo ngiye ntago nzaba ndi hariya, hari inshingano nawe ubwo afite zijyanye no kwicara agakurikirana. Ntazabure gukurikirana ko hazaba harimo udushya, utuntu twinshi. Kandi abategura bavuga ko hitezwe ko abahagarariye kiliziya n'inzobere mu itangazabumenyi baturutse hirya no hino ku isi bose bazaba bari hariya. Izabera Sainte Famille. Yego. Ikindi ushobora kwibaza ngo abatazaba bari Sainte Famille bazayikurikirana bate? Ikibazo cyiza cyane. Yego. Reka mbabwize ukuri, umuntu utari wakora subscribe kuri Emi Pro Media ni ukuri waracika. This is the right time kugira ngo ukore subscribe, urumva, kugira ngo utodushya n'utundi twinshi tujye kuzatuza utazacika natwe. Ku bantu rero bifuza cyangwa bagifite ikibazo cy'uko wenda ngo iyo nama tuzayikurikirana gute, ibyo bintu n'ibiki, hano tuzaba tuhibereye kugira ngo tubagezeho akantu ku kandi 5 kugira ngo mwese nyine mukurikirane nk'abahibereye. Ahubwo umeze neza, imbaraga urazifite, imyuka ndi nayo. Abanyarwanda rero banyotewe ibyo byose, uzaba baha update zihuta zose. Ahubwo ikindi kibazo wenda umuntu ashobora kuba ari kwibaza, ni iyi nama izamarira iki igihugu cy'u Rwanda muri rusange? Urumva n'ubundi kubera ko dukurikiwe n'abanyarwanda kandi bigiye kubera hano iwacu mu Rwanda, dushobora kwibaza uti kubera iki u Rwanda rwemeye kuyakira, sibyo? Kubera iki kiri buze kuzuza kirake neza biri buhure. Bizamarira iki u Rwanda? Ikintu cya mbere gikomeye buriya, iyo twakiriye inama zikomeye, amaso y'abantu bose ku isi byanga bikunda abari kureba u Rwanda, social media zose zo ku isi ati mu Rwanda what happened, iki cyabaye, baba bari kureba mu Rwanda. Mu Rwanda tugira ibintu byiza cyane, buriya nabikunze turi mu myidagaduro, wenda bivugeho gato, nabikunze turi muri UCI cause u Rwanda bari kureba igare, ariko ukagira gutyo bakaba tuzaniye nka Nyungwe, sibyo? Ikatambukamo tukayibona. Yego.
batuzaniye ibikorwa bitandukanye nka Kigali Convention Center tukayibona, batuzaniye nka Stade Amahoro tukayibona, kumenyekanisha ibikorwa. Ubwo bivuze ngo ku munyarwanda inama nk'iyi ngiyi ibizasiga hari abantu benshi batandukanye bamenye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Exactly, ni mu buryo bwo kumenyekanisha igihugu, kuko hari abantu benshi bazahita bavuga ati, cyane ko ntago ntekereza ko hari n'abantu bazahita bavuga donc bamenyera u Rwanda aho ngaho, kuko niba utubwiye ko amaso yose azaba yibanze kuri iyo nama avuga ati yabereye mu Rwanda, mu Rwanda se azahita yibaza n'ikindi kibazo, u Rwanda ni igihugu giteye gite, kimeze gite, ni mu bwo buryo tu. At first time bakiriye inama muri Afrika bayijyanye mu Rwanda. Why bahise mu Rwanda? Kubera iki bahise mu Rwanda? U Rwanda ni igihugu kimeze gite? Benshi ni azahita agenda kuri Google yicare atangire kuguguringa ashake igihugu cy'u Rwanda ni igihugu bwoko ki, ejo n'ejo bundi atangire kuvuga ati nshobora kugisura. Harimo ikindi guteza imbere ubukerarugendo. Of course iyo bamaje kubona cya gihugu cyiza, bamaje kubona ubwiza bwacyo, abantu benshi bifuza kukigeramo, sibyo? Harimo no guteza imbere itangaza bumenyi rya Katolika muri rusange, kugira ngo nka Katolike abakora muri ibi bitangazamakuru, radio, televiziyo, filime n'ibindi bitandukanye barushaho kunguka ubumenyi no kubusangira n'abandi baturutse hirya no hino. Harimo guhura n'abanyamakuru n'abanyamakuru b'abanyarwanda, sibyo? Witeguye ejo uzahura n'abenshi, ahubwo kundi mugomba kuba ucyaye buriya no kutabizi Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, ibyo byose ugomba kuba ucyaye ku buryo buri muntu wese muzaba mugomba kuganira mugahuza neza. Ngikomeza, harimo rero kubaka ubufatanye n'ibitangazamakuru byo ku isi hose, igikorwa cyiza cyane, kubaka ubufatanye n'ibitangazamakuru bitandukanye. Ntibigutungure nka Emmy Pro Media ejo bundi ugiye kubona ukabona haje undi mushoramari uturutse hanze, avuze ati ariko nyamara Emmy dore amafaranga ndayafite, sibyo? Nje dukora ibi ngibi, dukora imishinga n'iyi izateza imbere n'ubundi ibi bikorwa, sibyo? Ushobora kugenda ugahura n'umunyamakuru uri wenda w'ikinyamakuru runaka kindi cyo hanze mugahura, sibyo? Ushobora guhura n'umunyamakuru wa Vatican News mukaganira, sibyo? Umutekinisiye mukaganira. So ubwo urumva rero tuzahura n'abantu benshi batandukanye, arimo kwerekana Afrika ko ari ishusho nziza cyane, kuko niba ari ubwa mbere igiye kubera muri Afrika, none bikaba ari ubwa mbere banahise mu Rwanda, ni amahirwe, ni n'umwanya mwiza, ni n'igihe cyiza. Yego, igihe navuga ngo ku banyarwanda bigomba kudushimisha cyane, kuko iki kintu muri rusange umukristo wese wa Kiliziya Gatolika, kongeraho umunyarwanda wese, iki ngiki kibe nk'ikimenyetso kikwereka ko igihugu kiri kugana ahantu heza, sibyo? Kandi ikindi turabanyamugisha kuba tugifite, erega dufite isuku ku rwego ruri hejuru, hirya no hino abaje karabakubita bakari ko babona, sibyo? Isuku, umutekano ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nkeka ko wenda ku munsi w'ejo nabo bazahagera batangare, ko nibwo bwa mbere bamwe muri yego bazaba barandinza cyangwa bageze mu Rwanda. Nkeka ko hari byinshi bazagenda batungurwa, bumvaga ku Rwanda batari babona amaso ku yandi, cyangwa se n'ubwa mbere babibonye ukumva. Ariko buriya uzi u Rwanda rufite byinshi hari akantu buriya kanshimishije mu minsi yashize, naragakunze cyane, kubera yuko ni abantu bakurikirana imyidagaduro muri rusange, sibyo? Haje umunyamahanga imyidagaduro, abantu baramuzi cyane, yitwa Ashton Hall. Uyu Ashton Hall ageze mu Rwanda, ikintu yavuze gikomeye cyane gituma kinyereka ko u Rwanda ni igihugu kidasanzwe, sibyo? Yaravuze ngo igihugu cy'u Rwanda kiri clean, sibyo? Cyangwa kirasukuye kurenza iwacu Miami. Iwabo ni muri Miami, kandi Miami abantu benshi bajya kurirayo ubuzima, bavuga ni ahantu heza, ni ahantu hari view nziza, ni ahantu hari clean, and then we yarivugiye bati mu Rwanda hakiye kurenza my city. Wow, urumva icyo kintu ukuntu cyari ikintu cyiza cyane. So bishatse kuvuga ngo rero u Rwanda
turi imbere mu bintu bitandukanye kuko nkeka ko akantu warukomojeho muri gahunda ya Visit Rwanda the more twigaragaza the more tugira ute the more tunagaragaza igihugu nyine ko kiri ku rwego mpuzamahanga cyane ko kuri ubu u Rwanda rumaze kwigaragaza nk'igihugu kimaze nyine kiri ku rwego rwo kwakira inama mpuzamahanga twabigarutseho rwujuje ibisabye bwa byinshi cyane bigiye bitandukanye harimo umutekano buriya igihugu gidafite umutekano biragoranye igihugu gidafite isuku igihugu gidafite ibikorwa remezo ndetse n'ibindi byinshi ariko biri the basic one so nkeka ko rero ko baratugira icyizere bakaduhitamo ari amahirwe meza ahubwo wenda ku munsi w'ejo ku bantu bakurikira Emmy Pro Media by'umwihariko abakunzi umva bizaba biryoshye cyane tuzabageza akantu ku kandi mwebwe icyo tubasaba ni ukora subscribe utari wayikora kora share comment ikindi muzabana natwe muri make yego tuzaba duhari rwose tuzaba duhari tubagezeho ibiri kuvugwamo mbese byose muzabyibonera live ubwo rero ntibacikanwe muri icyo gihe cyabo ntekereza ko n'ibyo twari dufite kugira ngo tuganire niba hari n'abandi mufite ibitekerezo bitandukanye muraza kubinyuza muri comment wenda ejo twazabiheraho mbere y'uko wenda tuza kugira ikindi tubagezaho kugira ngo buri muntu wese icyo adasobanukiwe kuri iyi nama ya CNS igiye kubera mu Rwanda ejo tuzarushaho kugisobanura rero mwabanye nitwa Keve Iradukunda Junior ariko sinari njyenyine mwe muri kumwe nanjye Divine umugwa neza tugiye kuzatubana hano ngaha gatanu ku kandi byose bya bindi byose ndi kumwe na Junior cyangwa se n'undi muntu gusa nanone mbibutse umuntu utari wakora subscribe please do it iki nicyo gihe kugira ngo ujye bya bindi mbese amakuru atari ivumbi amakuru ari trust amakuru nyine waburiye ahandi hano kuri Emmy Pro Media tubaye ku bwanyu Joshua aravuze ngo niwe wamuvuze ngo ari kuri kamera ko kandi niwe wamuvuze ako se wamungana wayi kuki tutaha credits ku bantu bagize kamera wani wacu yitwa Joshua dushimire equipe ngari yadufashije kugira ngo nyine ikiganiro kitambuke kibagireho neza 5/5 dushimire abari bari ku buhanga bw'amashusho amajwi tubashimire muri rusange reka ngushimire wakoze cyane nahejo yarangiye